dusanze naho kurwanya ubutegetsi bwakorwaho na YouTube n'ubundi babusanga budahari ariko ibyo barimo kuvuga kuri yago bati twagize dutya bashobora kuba bataranabivuganyeho batanaziranye ariko bakavuga bati reka twerekane ko yago ari umuntu wacu noneho yago arushaho mu Rwanda barushaho kubona ko ari mubi dore yari yavuze no ku bintu by'ingenga bitekerezo amoko na jenoside abantu batangiye kumwe batirika warengereye none tunavuga ko natwe dukorana tuvugana tuziranye yago yisange nta mahitamo adusange yagari mu byata ari koga mu nyanja atazi ndongera gusubiramo kugira inama yago bano bantu batangiye kumwiyegereza nababona kuko yataye umutwe yarakaye ariko barimo baramujyana ahantu kuvayo bizagora icyiza rero niba yago wahanganye na yitwa nde bahungu bo muri Asabye n'abandi bose bafite ibyo batumvikanyeho batukana avuga ati mudusabe imbabazi nanjye nimuzinsabe bahanganye aba bantu bitwa ko bakoresha YouTube babeshya ko barwanya igihugu nabo bishakira content rimwe na rimwe bakoreramo ibyaha bagiye kumukurura sibyo bamujyane bavuga bati twajyaga tuvugana n'uwo bavuga ati ningera mu Rwanda nzahakana niko nakoranye nabo hazo inzego zacu ari indanga ariko biza zananirwa gutandukanya gukorana n'umwanzi w'igihugu no kuburiya yabivugaga kugira ngo ase nkaho wisanga nta mahitamo ufite usibye kumusanga iriya ni strategy barimo bakoresha ashobora kuba nta kintu yago yanakoranye nabo ashobora kubona n'icyo bavuganye ariko ntiwabonye ko kuri Twitter abantu banditse barimo bavuga ngo urimo uramushyira mu kaga n'uwo bavuganaga yamubajije ngo noneho ngo uramucisha umutwe ngo nyine nta kundi yihangane urumva ko nabo babikoze babigambiriye umwe mugenzi wazi ko kuvuga ko ukorana n'umuntu nk'uriya deja wamaze kuba ikibazo ku gihugu kuko nabo bazi ko ari ikibazo ushobora kuba banabivuze yago atari ibyo akora ataranavuganyeho nabo atanabazi kuko ntabwo yavuze ngo nagiraga numero none narayitakaje ni uburyo bwo kujijisha ariko ashobora kuba ntaho bahuriye ariko bashobora kuba hari naho bahuriye ariko icyo barimo gukora niki babonaga yago atinda kubageraho none barimo baramurindimura ngo bashiremo yago ndongera kukugira inama muvandimwe igishoboka cyose gutandukane kure bari abantu barimo kukwiyomekaho biyomoreho icya kabiri ibyo washwanyeho na bagenzi bawe mu bishwaniremo muzikize cyangwa inzego zibakize ariko bigushyira mu yindi side kandi igituma bahagurutse nuko wavuze kuri jenoside n'abajenosideri ukavuga kuri jenoside abo uvuga ngo bagize uruhare muri jenoside ukavuga kuri icyo kintu niho bose bahagurukiye batangiye kukugira umuvandimwe wabo kubera ko barapfobye jenoside yakorewe abatutsi hano batesha agaciro ntabwo barimo kumusaba ngo bamushyashyarije bamugira umuntu wabo kugira ngo yago asigare adafite igaro bavuga ati none se nasobanura niko ntakoranye nabo kandi babyivugira ariko sinzi niba yago ashobora kwisanga yavuze mu buryo bugaragaza nkaho yapfobya jenoside kuko nawe yatatse tuvuge ko none se ubivuga n'utabizi ariko bamutwaje barimo barashaka ko bamutwaza igitugu we yararakaye wenda anavuga n'ibintu adafitiye fagiti cyangwa se anayifite ariko abivuga mu buryo budakwiye kuvugwa ariko bitewe n'uburakari bw'ibindi bibazo afite ariko abandi babyururiyeho ku bibazo afite bagiye kumushyira muri situation cyangwa ahantu atazabasha kuva ubwo ntiwuzuye ngo akagize umugabo kamurenza impinga nta mpinga irimo ashatse yabivaho yabyoroshye reka twigire ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi ako nta gaciyemo mu minsi ishize ubwira abantu umusaza abana gusambanya umucamanza ndagira ngo mwumve icyo bita ubucamanza gitandukanye n'ubutabera ni ibintu bibiri iminsi n'ijoro kandi mu rukiko tujyayo dukeneye ubucamanza n'ubutabera iyo kimwe cyaje ukwacyo ikibazo kiba gitangiye kuvuka nsomera urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare se n'urwisumbuye ndagirana ruri Nyagatare ku cyicaro cyarwo urabona imanza gutyo mu rwego rwa mbere ruciye mu ruhame rubanza nimero RP ibintu nk'ibyo Nyagatare ku itariki 14 z'ukwa 9 2023 baruca mu buryo bukurikira dusome
imiterere icyaha cyo ikiregerwa nicyo ushaka kumva. icyaha cyo gusambanya umwana giteganywa kandi kigahanishwa n'ingingo y'133 y'itegeko nimero 68/2018 ryo ku itariki 30 z'ukwa munani 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange uko ryavuguruwe kugeza ubu. Umusomera agiye icyabaye nicyo nshaka. siko nabonye harimo byinshi byabaye ra duhere nko kuri 6 ibyabaye 6 nyisize hera kuri yigezeho. Isesengura kuri ibyo bintu ngo Samvura Silvestre yunganiwe na Maître Nkurunziza Natore baburana bavuga ko kuva mu iperereza Samvura yemeye ko igikorwa yakoze ari ugushyira intoki mu bitsina by'abana ubwo bazaga iwe. Uretse Sam nyiri gukora icyaha yemeye ko yashyiraga iki intoki mu bitsina by'abana ubwo bazaga iwe ndetse ko hari igihe bamurazaga Bikira Mariya. Komeza. Bano barazo sekuru nyine. Yari sekuru se? Kandi ko ntacyo yabaga agamije cyo kubahohotera. Hanyuma sindukiza urakora iki mu bitsina? Akumujye mwumva. Ibyo bintu arahagarabwira umucamanza ati nashyiraga intoki mu bitsina by'abana ntagamije kubagira neza. Kandi gusambanya n'ibyo birimo. None se bavuga ko umuntu yasambanyije undi bazi ngo ni igihe igitsina kinjiye mu kindi. Hari ababizi ko ari byo gusa. Baribeshye. Komeza. Ko ibyo yabikoze byagisaza mbese none asimba beshye umucamanza mugabe muri quartier harimo byo SCOVIA biribaho mu muco umuki hagatabi oya byihore ntabwo ari umuco mu ngeso ntabwo ibyo mu muco wahise mu ngeso ukajya mufata intuza amase ngo muyagira amata oya ikize kandi ko babaga baje guhungura ibigori iwe ko ibyo abana bavuga ko yabashukishaga 500 atari ukuri ntayo yabahaye kandi ko iyo bazaga banararaga na mugenzi wabo w'umukobwa wabaga muri urwo rugo ko kandi impamvu bakundaga kuza iwe ari uko umwe muri bo yabanye nk'umugore n'umugabo na nyirakuru witwa Mukarubega. Uretse gato tagirana uyu uregwa yabanye na nyirakuru w'aba bana nk'umugabo n'umugore. Uretse gato nibyo uyu uregwa yabanye na nyirakuru w'aba bana kuhaza rero bahazaga nk'aho baje kwa nyirakuru nubwo uwo musaza atari sekuru yari umugabo wa nyirakuru. Ubwo rero nidusimbuka tukajya tujye kuri 7 biyumvira ukuntu icyaha noneho kiza ndayifatisha hehera 7 umucamanza nawe ko yarucagaguyemo ibice 7 sinari nakibwera kanze nkurebere nanjye mufashe 7 narwaye kera niyo mpamvu kurubona birimo kumvunage 7 Maître Nkurunziza Natore yongeraho ko abo bana bazaga nk'abagiye kwa sekuru nawe akabaryamisha ngo basinzire kandi ko na raporo ya muganga ivuga ibyo abana bavuze ko basambanyije ariko raporo ye ikagaragaza ko imyanya ndangagitsina yose nta kibazo ifite irinomo ku buryo atari kuvuga gusa ko habayeho gusambanya nta kwinjiza igitsina rero bishimangira ko ibyakozwe ari iby'ubusaza. Uretse gato muganga yemeza ko rwose ni n'Imana ishimwe ko abo bana nta myanya y'ibitsina byabo yangiritse kuko hatinjiye igitsina cy'umusaza mu bitsina by'abo bana. Ariko tuvugishije ukuri usibye ko ntazi iyo umwavoka aburana icyabatekereza kuko arumva uwo mwana nta kibazo yagize avoka ashobora kuvuga ati baramubeshyira ibyabaga ngo oya umusaza yiyemereye ko yashyiraga intoki mu bitsina by'abana. Aba bana harimo umwana w'imyaka 14 n'uw8 cyangwa 7. Ibyo abo bana n'abana bakuru bazi gutandukanya ibyo bintu
sibyo ariko ikintu gitangaje kuri uru rubanza ni icyemezo cy'umucamanza umwavoka we sindi bumutinde gukora ajya mu mukiriye we abe kubera rega ngo ubwenge busubira inyuma ngo iyo umuntu agenda asaza umwe umusaza wo ku kigero cy'imyaka 61 imiki uzi ko akiri umukozi wa leta ni imyaka y'akazi uzi ko 61 uri ku kazi hanyuma umuntu uri ku kazi ka leta niwe mwita ubwenge bwasubiye inyuma uwo mwavoka se yemeza ko ubwenge bwasubiye inyuma ku myaka ingahera imyaka 61 umuntu akiri mu kazi ubuze uwo muntu wo bangana ntabwo namugeranye n'umuntu w'umugabo mu bari babajenali basezereye ejo bundi harimo uwo banganya imyaka ko yari akiyoboye ingabo ubwenge busubiye inyuma bute ntabwo ndi buvuga izina rye ko sinafata umuntu w'umugabo ngo mugereranye ko ntazi ko rero hashingirwa no ku manza zaciwe n'inkiko nkuru zirimo zarekuye abantu bunganira akagabanyirizwa ibihano komeza unsomere kuri 15 niho nshaka 15 nari nayibonyeho uretse nzi irihera 15 iragira iti kuba raporo ya muganga igaragaza ko imyanya ndangagitsina y'abana yose oya haruguru yaho hari akandi yashukishaga amafaranga akabasambanya abana basobanura bavuga ko birahera kuri 14 wumve ku mpamvu n'imvugo z'ubushinjacyaha n'iz'uregwa zagaragajwe haruguru muri risesengura hamwe n'ibindi byose bikubiye muri dosiye urukiko rurasanga kuba hari imvugo z'uregwa biyemereye ko yashyiraga intoki ze mu bitsina by'abana nubwo ahakana ko yabaga agamije ahakana ko babaga bamuraje ariko iperereza rigitangira yari yiyemereye ko bamurazaga imvugo z'abana nabo babigaragaje batanze ubuhamya barimo babuhaye narabona ari abantu babiri ndetse n'ababyeyi babo bana uyu umwe mu batanga ubuhamya n'undi nawe bemeza ko yabashukishaga amafaranga akabasambanya abana basobanura bavuga ko babanje kujya babibabaza ko basambanywa bakabihakana kubera ko Samvura yari yarababujije kubivuga ko yabasabaga ngo bamuhe igitsina bakakimuha bari iwe mu nzu ku buriri bwe ko yabasabaga gukuramo imyenda akabajya hejuru akajomba igitsina cye mu cyabo ubundi ngo akakizunguzamo uragira uteze ko byavuze akababwira ko arangije ariko ngo nta kintu babonaga ku gitsina cye iyo babaga amaze kubabwira ko arangije kuba rero raporo ya muganga igaragaza ko imyanya ndangagitsina y'abo bana nta kibazo ifite akanzura avuga ko hashobora kuba harabayeho gusambanywa hatinjijwe igitsina nta na hamwe umwana yaba yarakomeretse bihuza n'imvugo z'uregwa ko yarambikagaho intoki gusa ariko nanone uretse kwishimisha ntagaragaze icyo yazirambikiragaho n'icyamuteraga kurarana n'abo bana ariko nanone bikavuguruza imvugo z'abana bavuga ko yajombaga igitsina mu cyabo cyangwa ngo akakizungurizamo iki kintu cyo nshaka kuvuga aba bana ntabwo ari inzobere yo kumenya niba igitsina babonaga cy'uwo musaza cyarinjiraga ku buryo gikomeretsa umwana urumva ariko na nyiri kuregwa ntiyigeze ahakana ko yashyiraga intoki akarambika n'ako kaganza ngo ku gitsina cy'abana ntiyahakanye ko abana bazaga kuharara kuko babaga bakurikiye uwahoze ari nyirakuru waho none icyo nshaka kubaza impamvu zikomeye zatumye nizo ndimo gushaka ziri ku gika cya kangahe zatumye umucamanza abona uyu muntu wakoze ibi bikorwa ku bana babiri bavukana bamurekura agataha kandi icyo yaha cyamuhamye umva bamukatira imyaka 3 baranayisubika sa umucamanza regare uyu yabaye umucamanza nta butabera afite kandi abo bacamanza turabagwije abo bacamanza bameze batya turabagwije ikibazo gihari gikomeye aba bana barakomoka ku muryango ukennye oya yego kibazo se nicyo bamubwiye bati rebe no mu zindi manza uko byaciwe izindi manza zirimo inkozi z'ibibi nyine ibya cyana n'ibya gisaza bijya kungana umusaza n'umwana na mugenzi we barabihuza
sinababwiye ko hari umuntu uzaburana hano umucamanza ku cyiciro cya nyuma kubera amafaranga bamurega akahita avuga ati tuje gusanga afite indwara ikomeye iri mu matirisi kandi ari umugabo bakamurekura ku rwego rwa nyuma kubera ko kujurira bitagikunda nta wa wundi wari ushinzwe uburezi n'uwahe n'uwa Karongi bafashe umuntu ushinzwe uburezi mu murenge baravuga ngo we n'umunyeshuri ngo bakinaga iby'abana yaramuteye inda mwarimu umuntu ushinzwe uburezi ku murenge yateye inda umuntu ufite imyaka 10 n'ingahe barije bavuga ngo umucamanza wa nyuma yanzura ko bakinaga iki by'abana none abacamanza bamwe muri bo batari inyangamugayo cyane bangiza uyu mwuga abantu bose bagatinya abacamanza bamwe barareka urubanza rwa mbere rugacibwa unamuntu gitanga ruswa ku rukiko rw'ibanze bakarutwara rwamara kugera mu rukiko turi bwite rwa nyuma rutakijurirwa bagafata icyemezo kitabaho. Umva rero impamvu Maître avuga ko ibi bintu rwose bakamugabanyije ibyo bahereyeho. Maître asaba ko umukiriya we yasubikirwa igihano kubera ko uretse no kuba nta ngaruka zihambaye icyaha cyateje uwo yunganira ageze mu zabukuru. Uretse gato mu zabukuru uwo muntu yari yava mu kazi, umuntu iwacu mu Rwanda avuga ko akuze yitwa nde angana iki, usezerwa mu kazi ubona pasiyo akavuga ngo agiye mu kiruhuko cy'izabukuru 65 hanyuma yari yayigira akuza atese uwo umwavoka mukujije ate ku buryo umwavoka yamukujije n'umucamanza ubwonko bwe bukamubwira ko uwo muntu akuze kandi ari muto. Ntagereranya nyine agereranya abasaza b'iwabi 64 bakonjorotse bate bakiri ku kazi.